Yes, ndabashimiye abakoze subscribe kuri Makida Media Rwanda, kandi namwe mutarakora subscribe mureba video zacu nta kibazo rwose, turabashimira, muri agaciro kanini cyane. Uyu munsi rero nashatse kwereka abantu ko umuntu utagira icyo akora adakwiye kwitwa umuhinzi, kubera yuko abantu bamaze kumenyera yuko ngo umuntu ngo utagira icyo akora, iyo ari ngombwa yuko bandikaho akazi akora bashyiraho ngo ni umuhinzi. Ntabwo ari byo. Umuhinzi ntabwo ari uko aba yabuze icyo akora, ahubwo umuhinzi nako ni akazi gakomeye. Ngira ngo murabona hano ndi mu murima, uyu murima murebe ruguru, murabona ruguru ahantu hari ibigega bibiri hejuru, urebe na hano iburyo, urebe n'ibumoso hano, sibyo? Turebe no hepfo, urabona ujya hepfo ku kiyaga. Uyu ni umurima uhinzemo imiteja, ntabwo iramera ariko yatangiye kumera, nuko kamera idashobora kuyifata. Ni imigondoro. Mu minsi iri imbere n'ubundi nzabereka uko babagara, uko bashyiraho imiti, uko bavomera, ndetse kugeza bayisoroma n'uburyo bayipakira iyo bari kuyisoroma. Ubundi umuteja upakirwa n'umuteja ki? Kuko ntabwo uko bayisaruye yose siko ijya ku isoko. Bivuze ngo rero kugira ngo utagira deshe nyinshi cyangwa se ibisigazwa byinshi, hari uburyo imiteja yitabwaho igasarurwa igororotse, nta bintu byo kuza ari imiheto. Uyu murima rero ubu ngubu tugiye kuwukurikirana guhera uyu munsi. Iyi ni imigondoro ari haruguru twateye, tuzajya tubereka uko ibintu bigenda buri munsi. Namwe muhinga imiteja kuko iri mu bintu bitanga agafaranga. Tureke kuvuga ngo umuhinzi ngo ni umuntu wabuze icyo akora. Kora subscribe, ukore like, ukore share kuri video zacu, hanyuma ubundi dukomeze twimenyere ibintu byinshi cyane ku buhinzi.